Ikaze twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Peace Stories TV. Turakunda cyane nkuko bisanzwe ngiye nitwa Peace. Amahoro y'Uwiteka Imana nabane namwe kandi nizere yuko amaraso ya Kristo akomeje kubabaho umunsi ku wundi. Ngiye nitwa Peace. Ndagira nkwibutsa ikintu gikomeye cyane kugira ngo ukore subscribe, ukore share, like, comment kugira ngo tujye dukomeza twibanire umunsi ku wundi. Kora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye kugeraho umunsi ku wundi buriko tumaze kubitunganya. Ngiye nitwa Peace. Byabaye byiza ko uyu munsi tugera kuri wa mushumba umupasiteri abantu benshi cyane bagiye bakunda kwibazaho yagaragaye muri social media araza rwose avuga Imana bikomeye cyane ngira ngo abantu benshi bakijwe kubwe. Uyu munsi rero byabaye ngombwa ko natwe Imana tugira neza turaza tumugeraho tubona turamubonye. Pastor amuri Imana nabane nawe kandi muhorane hari aciye kinini cyane tutakubona. Ariko ndahari. Ndi umwe mu bantu bagerageje kuguhamagara ndagushaka uko shoboye kose birananira. Ariko uyu munsi ndakubonye. Imana ihabwe icyubahiro. Imana shimwe cyane. Biri kugenda ariko. Akibazo. Corona suri kuyibona gute? Corona ntabwo ndiho nyireba cyane. Ntabwo uri kwireba cyane. Ntabwo nyireba cyane. Ukitubwira ko corona se utari kwireba cyane urumwe mu bari abakozi b'Imana se bakana ko corona itabaho cyangwa se abandi bajya kwisenya niho bahirize ingamba za leta. Corona irahari. Corona se tuneze ko corona itabaho kandi habaho n'izindi ndwara. Corona irahari. Kuba mvuze ngo ntabwo ndiho nyirebaho nuko nzi ko ari ikintu kibaho kandi kigashira. Okay, urakoze cyane Pastor. Mbere yuko dutangira ikiganiro ndagira ngo mbaze ikintu gikomeye cyane. Impamvu utagaragara muri social media ni iyihe? Twiyeze kubona aho rimwe uraza ukanyuzaho ugacishaho ujya mu bitangazamakuru bijya bitandukanye urangije uragenda turakubura. Ni iyihe mpamvu? Nyibonekaho ariko ntabwo ari cyane. Ariko nyibonekaho mbabarire kuba nguce mu ijambo uyibonekaho ariko se ndatekereza nge n'ibyiyumviro byanjye cyangwa se n'ibitekerezo byanjye muri social media abantu bari kuza bavuga ijambo ry'Imana bakaza basa naho basebya abakozi b'Imana cyangwa se abakozi bayo bazwi kandi bakorera Imana by'ukuri. Mu by'ukuri utubwira ikintu gituma utagaragara muri social media niye mpamvu? Ntabwo hari ikintu kimwe ntajya nkunda gutekerezaho. Ntabwo basebye abakozi b'Imana. Yego. Igihe cyose uvuga ibyo uvuga ntabwo bireba undi. Akenshi ibyo uvuga niho bireba. Bivuga ngo ni weho bigarukaho. Yego. Ntabwo rero nabuze cyane ahubwo ninjiyemo ndabwiriza. Mu kubwiriza byanze bikunze ndetse ndeba n'abandi babwiriza ndabikurikirana nkujya mu biganiro bibaho nza kubanza kwibaza nimba koko izi mbuga nkoranyambaga nimba ziri mu mugambi w'Imana, nimba bino bintu ari iby'Imana. Mfata umwanya muto wo kubitekerezaho no kubisengera no kugira irindi hishirirwa ngira nako gahe gato nabaye nk'utagaragaraho cyane. Nako gahe gatoya kabaye nk'utagaragaraho cyane ariko ndahari kandi ndaho ijambo ry'Imana. None mukozi w'Imana ndakubaza ikibazo cy'amatsiko ngira ngo wagiye ubibona ahantu henshi yatandukanye aho hari nk'abapasiteri bagiye se umuntu abavugara ariko buri umuntu amaze kugera muri social media icyo bakunze kwita umusitari iyo amaze kujya muri social media inshuro nyinshi ubuzima bwe buba bwagiye hanze. Umuntu bita Claude ndetse n'abandi bapasiteri bagiye batandukanye nk'abapotre Mutabazi bayongwe n'abandi nk'abo bagiye batandukanye nagiye mbabona muri social media hano hagiye batandukanye. Hari nk'aho bakoze ikiganiro kuri televiziyo yahoze ari Impuhwe TV bakorana ikiganiro Claude n'abandi bapasiteri barwanira mu kiganiro birangira mbona bashikuzanya n'amamikrofone. Abantu nk'abariya cyangwa se abo twita abakozi b'Imana muri iyi minsi bari kugaragara muri social media ubabona ute kandi nako nzi ko ukurikirana itangazamakuru cyane? Bariya ndabazi nayo ngiye mbabona asubira abana bavugahora ndumva ntabavugaho. Impamvu ya mbere ntabavuga ariko ntago ari kubatinya kuko ni abantu kandi n'ibyo tuvuga ni ibyagaragaye. Bivuga ngo hari igihe uvuga umuntu ikintu yakoreye mu rwihisho ukawumushyize hanze cyangwa ukabona musebeje. Bo rero nibyo bakoreye hanze, nibyagaragaye byarenze ngewe,
byarenze u Rwanda, byabonywe n'abantu benshi, ariko ntabwo nabavugaho. Yego. Impamvu nabavugaho ni imwe: ntabwo mfite umuhamagaro wo kwamamaza ubutumwa butari ubw'Imana. Mbavuzeho naba ngiye kwamamaza ubutumwa kandi butari ubw'Imana, ntacyo byamarira. Nibyo, ntacyo byamarira. bisobanuye ko waba ugiye kubamamaza kandi wowe warahamagara kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana. Ntabwo naba ngiye kwamamaza, ahubwo naba ngiye kwamamaza ibyo bakoze bitari byiza. Ndashaka rero kudusobanurira ibyo bakoze bitari byiza biragaragara kandi nibisenya umurimo w'Imana, kandi nawe uri umwe mu bantu bubaka umurimo w'Imana. Ndatekereza ubaye uri nko kubaka nk'igikorwa runaka umuntu akaza akagisenya, ntabwo byagushimisha. Yego. Ikigaragara cyo ntabwo ibyo bakora bigushimishije. Ntabwo binambabaje. Ntabwo byabura kubabaza, kereka niba batari gusenya. Impamvu bitababaza ni imwe: umubabaro ufite utandukanye n'uwo wakibwira. Ni gute? Impamvu Bibiliya iravuga ngo kuko tutarwana n'abambaye inyama n'amaraso. Ntabwo nanjye rero nababara umubabaro w'inyama n'amaraso, nta nubwo nabarwanisha, nta nubwo nabikosoza inyama n'amaraso. Yego. Turwana n'imyuka. Pawulo aravuze ngo turasabwa gushaka imbaraga nazo kandi z'umwuka. Yego. Tukabyumva, tukabibona, bikatubabaza, ntitubarire mu mubiri, tukabarira mu mwuka, tukanabirwaniriza cyangwa tukanabihindurira mu mwuka, ariko mu buryo bw'umubiri nta kimwe twari tubikoraho. Pastor, ikibazo gikomeye cyane. Bari abantu kubabona, wenda ndeke gufokasinga kuri Claude n'abandi wenda ubona muri social media, kandi nzi neza yuko abantu benshi bagenda banabanenga, kuko niyo ndebye comment ishobora nyisha nta muntu uba bavuga neza, n'ugerageje kubavuga neza wenda nawe nushingiye ku butumwa bwabo. Wowe ubwawe nono nk'umushumba kandi nanjye nemera, cyatumye ngeza kukureba nuko nzi neza ko ufite ijambo kandi ryigisha kandi rihindura imitima ya benshi. Mu by'ukuri bari abantu iyo barebye ubona nabakozi b'Imana, kandi navuze yuko ntari bavugeho. wibagirira ibanga ko bari muri social media. Umva impamvu nabavugaho. Impamvu nabavugaho ni iyi ngiyi: urumva nafata umwanya wo kwigisha Claude. Yego. Kuri Claude. Yego. Nkafata umwanya wo kwigisha kuri Mutabazi. Yego. Nkafata umwanya wo kwigisha kuri Yongwe. Yego. Nkafata umwanya wo kwigisha kuri Kristo. Yego. Akanwa kanjye kamwe kakaba kigisha abagabo bane. Ntabwo biri ibyeme. Bibiliya ivuga ngo ntabwo iriba rimwe ryavamo amazi abiri. Bibiliya ivuga ngo ntabakeza abami babiri. Ntabwo nakwigisha kuri Yongwe nigisha no kuri Kristo ngo bombi bakoreshe ku kanwa kamwe. Reka noneho nanjye mbafate nk'abami. Ndumva usa naho bafashe nk'abami. N'abami ku giti cyabo. Iyo urebye se ubona bitirira abami cyangwa se ubona bibagaragara ko bita abami? Kuko ndashaka kubavugaho. Reka kuko ntabwo kanwa kanjye kavuga ku bantu ngo kavuge no kuri Kristo. Nibyo. Kereka umunsi navuga ngo Kristo kumuvuga birananiye, ndumva ntamusobanukirwa. Kavuge ku bantu ndeba, ariko uyu munsi ndumva Kristo ndimo. Hari ijambo ushaka kukubaza. Ubundi umushumba nyawe cyangwa se umuvugabutumwa nyawe cyangwa se umuntu wamamaza Kristo, ni byiza ko wamamariza Kristo mu bamumenye cyangwa se biba byiza kurusha iyo wamamarije Kristo mu bataramumenya? Kristo nta namwe wavuga ngo hani heza hani habi, kubera yuko Kristo aho mwamamarije hose uwamumenye akeneye kongera kumumenya. Nibyo. Utaramumenya akeneye kumumenya, bitewe n'aho ugeze kumwamamaza n'umugisha. Ubu ntabwo ushobora kukubaho tukimanukira tukajya kureba Salongo i Bugesera ukamubwiriza, nkahaguruka ukajya kureba Salongo i Bugesera, ariko simbivuge ko nigiye kumureba. Oya, wowe mu muhamagaro wawe ukajya kubwiriza Salongo. Ari message mfite se mushyiri? Yego. Ari message mfite? Yego. Ari message nahawe n'Imana nayimushyira.
none urugero nka Claude tumugarukeho, uzi ko yakunze kubonana na Sandra ndetse na Sarongo bakunze kuba bari kumwe cyane, ajya kumusura iwe. Claude buriya nta ikosa yakoze nk'umuvuga butumwa noneho kandi yagiye guhindura Sarongo. Icyo mbajije nakubwiye ko Yego. muri njye mu muhamagaro wanjye uko numva Imana muri njye, ntabwo kuvuga icyo nakivuga. ntabwo njya kubigisha, naze ndabavuga hiki mbakeneye hiki. Umuntu uri hano kuri kamera, uri imbere ya kamera, umuntu uriho wumva ubutumwa bwiza, niyumva Pasiteri Rutagengwa Bernard yavuze ku basuranye, ku bagendanye, no arunguka iki? Pasiteri reka tubaveho abantu rero benshi bazi Pasiteri Rutagengwa Bernard, ngira ngo iki nicyo gihe kugira ngo tugezeho ijambo ry'Imana, ngira ngo nicyo cyane atuzanye. Bariya tubaveho tuzabasubiraho wenda cyangwa se tuzabagaruka undi munsi. Pasiteri, wadusomera ijambo ry'Imana kuko nanjye ndumva nshaka gutaha ameze neza cyane, kuko ndabizi mu bakeneye guhinduka, nanjye ndashaka gufashwa n'ijambo ryawe. Urabona muri Miss Corona abantu babizi ntibakijya gusenga, noneho abantu bagize amahirwe noneho bamenya social media. Uyu munsi rero abantu bari kuri social media bakeneye ijambo ryawe, kandi ni ukuri nire jambo ubundi riri kugufasha muri iyi minsi. Mfite ijambo ry'Imana ku mutima wanjye, mfite ijambo ry'Imana rivuga ngo ahuraho ntabwo Imana yakuretse. Ahuraho ntabwo Imana yakuretse. Ntabwo Imana yakuretse cyangwa ihakuretse. Ntabwo Imana yakuretse. Yego. Ahuraho ntabwo Imana yakuretse. Amen. Biravuga ngo ahuraho uri kumwe n'Imana. Yego. Biravuga ngo mu buzima urimo Imana iri kumwe nawe. Amen. Aho wicaye Imana yicaranye nawe. Yego. Aho uhagaze aho Imana ihagararanye nawe. Yego. Ijambo ry'Imana ni ukuri, kandi ijambo ry'Imana rifite imbaraga, cyane cyane iyo umuntu yaryitayeho. Dufite rero ikibazo kitatworoheye cy'uko abantu bashaka gufata Imana, bashaka kuvuga Imana mu buryo bujyanye n'inzara y'imitima yabo, kuko hano barashoboje, abantu barakennye, abantu bakeneye kujyana Imana mu bukene bwabo. Amen. Ariko Imana yo ni yera. Imana ntabwo yimura, ntabwo ari ibumba, ntabwo ari ikibumbano ngo iterurwe, ntabwo ibajwe ngo iterurwe. Ntabwo Imana yimura, ntabwo Imana yimura. Kuri umuntu afata Imana akayivana mu mutima akayijyana ku giseke. Ku buryo umuntu afata Imana akayivana mu bwiza bwayo, mu bumana bwayo, akayijyana ku nda ye. Imana ni iye. Imana ni iye. Nongera kubwire ngo ahuraho uri kumwe n'Imana. Amen. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abacamanza, ibice byaho ni 6 n'umurongo waho dusoma 11. Handitse ngo nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera cyari muri Efura kwa Yowasi w'Umwezabeli. Umuhungu we Gideyoni yasekuraga ingano mu muvure bengeramo vino ngo azihishe Abamediyani. Marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga we, ugira n'ubutwari. Gideyoni aramusubiza ati, Mutware,
niba Uwiteka ari kumwe natwe, niki gituma ibyo byose bitubaho? N'imirimo ye yose itangaza irihe? Iyo basogokuru batubwiye ngo Uwiteka niwe wadukuye muri Egiputa, ariko noneho Uwiteka yaradutaye, yatugabije Abamediyani. Mwakire neza ijambo ry'Imana. turishimiye Imana rwose. Haleluya. Amen. Bibiliya iravuze ngo Gideyoni ari iwabo, ari mu rugo, ariho asekura ingano, yazisekuriraga mu muvure. Ngo kuzisekura kwe kwari ukugira ngo azihishe Abamediyani. Abamediyani bari babamereye nabi. Abamediyani barazaga bakajya mu mirima y'Abisirayeli bakaragira, bakajyamo amatungo akona akangiza. Baza basanga ku mbuga aho banditse ingano, bakazibyinagira, bakazangiriza, babuza amahoro. Gideyoni nk'umwana w'umusore wari mu rugo aribwira ngo reka izi ngano nzisakure, nindangiza nzibike, nzihishe Abamediyani. Amen. Gideyoni ari muri uwo murimo, ari asekura izo ngano, marayika w'Uwiteka araza amusangaho. Marayika w'Uwiteka amanukira munsi y'igiti cy'umwera, aba arahagarara avugisha Gideyoni. Abwira Gideyoni, arabwira ngo Umwami Imana ari kumwe nawe. Umwami Imana ari kumwe nawe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amina. Umwami Imana ari kumwe nawe. Gideyoni ari mu muvure. Gideyoni ari ku muhini. Marayika aravuga ngo Umwami Imana ari kumwe nawe. Gideyoni ari mu guta umutwe, kuko bari buze bagasanga ataramara kuzihisha, bakazimena, bakazinyanyagiza. Ari muri ubwo buzima, ariko marayika aramubwira ngo Uwiteka ari kumwe nawe. Haleluya. Amen. Tambwira ngo Uwiteka ari kumwe nawe. Gideyoni akibyumva aravuga ngo Uwiteka ari kumwe nanjye. Haleluya. Amen. Uwiteka ari kumwe nanjye. Uwiteka ari kumwe nawe. Haleluya. Amen. Ngo wa munyembaraga we kandi ufite n'ubutwari, Uwiteka Imana ari kumwe nawe. Ngo Uwiteka Imana yaba ari kumwe nanjye, yaba ari kumwe natwe, tukaba tubayeho gutya ukuri kose, Uwiteka Imana ari kumwe nawe. Ubuzima bwose urimo, Uwiteka Imana ari kumwe nawe. Imibabaro urimo, Uwiteka Imana ari kumwe nawe. Amen. Amen. Uwiteka Imana ari kumwe nawe. Amen. Gideyoni aravuga ngo twumvise amakuru yuko Imana yabanye n'abasogokuruza ikabavana muri Egiputa, ikabambutsa inyanja, bakayambuka nk'abambuka nk'umwutsi. Iyo Mana koko iri hehe? Hari ubuzima ubamo ukumva ko nta Mana ihari. Hari ubuzima winjiramo ukumva ko Imana itari mu ruhande rwawe. Ariko umvira ijambo, Uwiteka Imana ari kumwe nawe.
ubuzima bwose urimo Uwiteka Imana ari kumwe nawe. Abantu baribaza ngo ariko se kuko Imana irahari, si uko waba umerewe gutyo Imana irahari. Ntabwo hagiye kubera ko idahuni habaye guma mu rugo induru zikavuga, aho urwo rugo ugiyemo Imana irimo. Kuba utari ujya mu kazi ukaba mu rugo Imana irahari. Ntabwo Imana yacu iba mu kazi gusa, ntabwo Imana yacu iba mu mafaranga gusa, ntabwo Imana yacu iba mu buhinzi gusa, ntabwo Imana yacu iba aho ngaho. Imana yacu iba mu kazi, ugafite ibana nawe, utagafite mu bushomeri ibana nawe. Korona yabaye nyinshi, lockdown yabaye, habayeho guma mu rugo, Imana mu rugo rwawe iri kumwe nawe. Muri wa mufuka utarimo ikintu iri kumwe nawe, muri ya mbabura itariho amakara iri kumwe nawe, muri ya safuriya itarimo umuceri iri kumwe. Haleluya! Imana yo ibana nawe. Bivuze ngo Imana, Uwiteka Imana ari kumwe nawe. Reka dusenge Imana. Amen. Ariko Imana iri kumwe nawe. Data mu izina rya Yesu Kristo, kuko ushobora byose kandi nta kirogoye umugambi wawe, reka uyu muntu yumvira ijambo, reka uyu mutima wongere ukangurwe no kumenya ko Imana iri mu ruhande rw'uyu muntu, iri mu ruhande rw'uyu mubyeyi udafite ibyo kugaburira abana, iri mu ruhande rw'uyu musore udafite aho kwishyura inzu, iri mu ruhande rw'uyu mukobwa, iri mu ruhande rw'uyu muryango. Imana iri mu ruhande rwawe. Nubwo ubona utorohewe, nubwo ubona usakura bitarangira, nubwo ubona ibyabo bitagaragara, nubwo ubona baguhiga no kurwanya ari benshi, nubwo ubona ubuzima bwawe buri mu kaga no mu ntambara, Uwiteka Imana ari kumwe nawe. Reka uhabwe umugisha kandi Uwiteka Imana nagukomeze kuko arakumara kuri ku buzima bwawe, wowe wumvise iri jambo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amahoro y'Imana nabane namwe. Pastor dafashijwe. Amen. Amen. Nanukuri dafashijwe. Kandi nizere ko nakurikiye Peace Stories ufashijwe. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Iyi ni Peace Stories, ngiye nitwa Peace Pastor Bernard. Ongera bwira abakunzi ba Peace Stories. Nitwa Pastor Tegengwa Jean Bernard, ntuye Kicukiro, nkorera umurimo w'Imana muri iruta. Yego. Kandi ku murimo w'Imana turawukomeje, nubwo abantu babona hariho corona, nubwo abantu babona bitoroshye, ariko turawukomeje. Dukomeje kubwiriza, dukomeje kuvuga ijambo ry'Imana, dukomeje kubwira abantu ko Imana ishobora byose, kandi gukora ko Imana kumeje kuba ku buzima bwa buri muntu. Reka Imana iduhane umugisha mwese mwumvise ijambo ry'Imana. Pastor wagushaka yakubona gute? Ushatse hari abantu bakurikiye Peace Stories bashobora kubavuga ngo umushumba yadusengera, umukozi w'Imana yadufasha mu buzima bwa buri munsi. Wagushaka yakubona ku iyo nimero cyangwa se yakubona mu buhe buryo? Unshatse wambona kuri Iruta TV. Iruta TV. Nari nibagiwe. Nkibutsa ko Pastor afite televiziyo yitwa Iruta TV kugira ngo nawe ukimara gusoza kino kiganiro uhita ujya kuri YouTube channel yawe cyangwa se kuri YouTube yawe ujye kuri channel ya Iruta TV umukore subscribe. Haca ijambo ry'Imana. Yego. Telefone ni 078. Yego. 27 31 52 8. Ihamagarwaho kandi na WhatsApp ibiriho. Pastor urakoze cyane kandi Imana ikomeze kubashyigikira, ndetse amavuta amahoro y'Imana akomeza abane namwe, kandi natwe twishimiye kuba mwitabira ubutumire bwacu, turabashimiye cyane. Imana umugisha murakoze. Iyi ni Peace Stories rero ya nkwibutsa ikintu gikomeye cyane, kugira ngo ukore subscribe, ukore share, like, comment, kugira ngo tukomeze twibanire umunsi ku wundi. Nandi ko rero n'umukozi w'Imana Bernard, umupasiteri, abantu benshi mwagiye mumusaba ariko ngire ngo mwamubonye. Njye nitwa Peace. Iyi ni Peace Stories, kora subscribe, share, kugira tukomeza twibanire umunsi ku wundi. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Shalom shalom. Turabakunda cyane.